Hello guys, murabona ntangiriye kuri survey. Ndagira ngo mbereke uko survey ziba zisa. Abantu mutazi surveys, njya nirika nyine website cyangwa se application zo gukora ama surveys uburyo ziba zimeze. Nkuko mubona hano hejuru handitse surveys, nyine ijambo survey murabibona. Ndagira ngo mbereke uko survey nyine ziba zisa n'uburyo zihemberwa, ndagira ngo mubibone. Abantu mujya muvuga ngo nukubeshya, ngo tuba tubabeshya, musubize amerwe mwisaho, njye mubanza murebe. Kandi ndabasaba gukora subscribe kuko ngewe nta website nimwe njya mbereka ngo mbure kubereka ukubikuza kwayo. Niyo nyikweretse ubu ngubu, mu minsi iri imbere mba nzakwereka uko ibikuza, uko wabikuza akagera kuri momo yawe. Yiga kenshi tuzibereka hari zibikuza direct kuri momo, ariko hari nizo bisaba izindi process. Ibyo byose rero nzagenda mbibereka. Reka dukore survey yacu rero, mubanze murebe uko survey ziba zisa. Uraza ukanda hano I agree, cyangwa se uvuge uti nturi bukore participation, uhitamo kimwe muri ibi kandi I agree. Nko murebe nk'ibibazo baba bari kubaza, counting back from 17 what number follows 16. Urumva ko ari ibibazo by'ubugoryi nyine. Uri kuva kuri 14 ngo barusubira inyuma, ni uwe mubare ukurikira 16? Si 15 se mwese ni mubizi. Ugenda nyine ni ibibazo by'amabwa, nta bibazo birenze. What is your year of birth? Kiri mu mwaka navutsemo. Numva ko ari ibibazo by'ubugoryi. Please select the languages in which you would like to take surveys. Nkuko mubona gutya sindatangira survey, kugenda bambaza ibibazo nyine by'ingenzi tu. Ubundi ubivure. What is your gender? Umugabo. Usaba gukora subscribe kugira ngo mujye mubona buri detail yose ibereka ibintu, kandi mujye muri video muyirangize, kuko hari igihe utayirangiza bikarangira udasobanukiwe. Nkuko mubibona survey completed. Murabona survey imwe yonyine naninze amadolari 0.2. Ubwo se muracyavuga ngo tuba turi kubabeshya? Nkuko mubibona ino application nanayiberetse kuri video ishize. Murabona amafaranga nsigaje kugira ngo mbikuze nayangaye. Kubikuza na amadolari 5, maze gukorera ubwo angahe, none nsigaje na 3.6. Ubona ko survey nyirangije. Ushatse wayiratinga cyangwa ukabubiretse. Ino application rero niyo nyiri kuberekaho, nayiberetse n'ubushize. Uraza kandi hano urebe ko amafaranga yagiye. Nkuko mubibona, urabona maze kugira amadolari 1.4. Abantu muri bukoreshe link ndi bubahe muri comments, bahita babahereza mugakoresha referral code yanjye. Referral code yanjye ni iyi, nkuko ndi kubereka. Iyi ni referral code yanjye, simbibabwiye. Umuntu uri buyikoresha yinjira muri no application arahita abona ino $1 y'ubuntu. Ndabibabwiye. Nk'ibyo ngibyo umuntu wahise arika video atarareba ntago abimenye. Ariko ino referral code yanjye nuyikoresha cyangwa se ugakoresha link ndabibaha muri comment, ntago mbibaha muri description. Umuntu uri buyikoreshe arahita abona $1 y'ubuntu. Ubwo arahita abona nyine referral gift y'ubuntu. Simbibabwiye. Nta muntu bitari bukunde, ni ukuri. Nubikora ukabona biranze, ugashyiramo ino referral code ntibikunde, ntuzongeye kureba video zanjye, ndabikubwiye. Ariko ndabizi ko biri bukunde. Kugira dukomeze gukora amafaranga rero, ubushize ino application nayiberetse mfiteho 0, ariko murabona amaze kujya mu $1.4. Iyo ushaka gukomeza gukora amafaranga uraza ugakanda hano kuri ani. N'ubundi hariho task nyinshi pe. Nkuko mubibonye natangiriye kuri survey, nari ndi kuyikora, nuko nahise mfata video nyine kugira mbere kuko bigenda. Ubundi ibintu bikora cyane ni ibi ngibi, ni nabyo bitarushya cyane. Niba ufite ahantu uhurira na wifi A1, aka kantu kazagufasha gukora amafaranga uri pose witurije. Kuko uraza ugakanda hano share internet, ugakanda hano kuri share internet, internet yawe igatangira kwisharinga. Yiri kwisharinga rero A1 uburyoshye. Uri gukoresha wifi gigabyte imwe waninga 0.2, kandi murabizi minimum kubikuza
ni amadolari 5, urumva biroroshye kuyageraho. Kubikuza rero uraza ugakanda hano kuri accounts, ubibone neza kuri accounts. Hano ushyiramo currency ushaka kubikuzamo, address ya Bitcoin. Ibyo nzabibereka nageje igihe cyo kubikuza kugira ngo mubone uko babikuza, ariko ndabasabye ano mafaranga uyu muyakorere no kuri bank account wabikuza, birakunda rwose. Ibyo reka tube tubiretse rero, tubanze tuza hano kuri Earn, mbereke n'uburyo wakaninga ukoresha ariya ma games. Uraza uhitemo game hano, kadufatiye izi, kandeho collect your rewards now, activate now, uyihe permissions, ubundi urabona bahita bakuzanira games. Nkuko mubibona hano ushobora kwaninga 0.1 per minute, ubwo total ushobora kwaninga 0.32. ushobora kuza ugahita ukanda play now ukayikina. Ukanze play now rero kujyana muri Play Store ukayidownloading. Uko uyikinnye niko ari waninga ano mafaranga aya ngaya. Mbasabye rero mukora amahirwe, mugire amahirwe masa. Iyi video nayo nyikore kugira ngo mbereke uburyo ibintu mba ndi kubabwira aba atari ukubabeshya. Ushatse wazana hano ugakanda initiate service, initiate a survey, go to surveys tab and initiate your first open surveys. Nkuko mubibona nta surveys zihari, ariko iyo surveys zabonetse nazo zitanga amafaranga atubutse. Rero na hanyu in application nayiberetse kuri video y'ubushize, umuntu utarayirebye ayirebe asobanukirwe neza uburyo ikora. Nge nagira ngo mbereke uburyo bumwe na bumwe wakinjizamo amafaranga. Dukomeje kuyakorera rero kuri Questing ari payout ni hari ukanda. Byinshi nzagenda mbibabwira mukore subscribe, ubutanzabeka video ikwereka uburyo uyabikuza, kuko nanjye nzaba nujura 5 nyine byose nzabibereka. Nuko mwabimenyereye, ngewe application yose mberetse mpereka nuko tubikuza. Mukore subscribe rero kugira ngo muzabashe kubona video zikurikira.